biraheze kandi bigiye nka nyomberi birarangiye. Ese nawe niko wumva umeze? Abantu benshi baravuga ko muri iyi minsi bumva hari ibintu bitameze neza, ibintu biri guhinduka muri bo. Ese ibyo bintu ni ibiki? Bumva hari umwuka w'igitutu mu kirere nkaho twagize ku mpera, benshi bita imperuka, kandi akaba ari ikintu kitagaragara kiri kuba kandi kidashobora gusubizwa inyuma. Benshi niko bari kuvuga. Ibi ntabwo ari ikibazo cyawe ku giti cyawe gusa, ahubwo ni ibintu rusange, ni impinduka iri kuba mu buryo bw'isi, uko isi ikoramo. Hari ya sisiteme rero abantu bakoze bavuga ko benshi ari ikoranabuhanga cyangwa se imbuga nkoranyambaga ibintu byateye, ariko ntabwo ariko biteye. Ni uburyo bwo gutekereza imitekerereze y'ubwonko ryagiye muri muntu, abantu ko bumva cyangwa gutinya gukurikira imbaraga z'umwuka batabona no kuguma batandukanye, bahanganye ku busa. Akaba ari byo iyo sisiteme yabashyizemo. Ibyo bintu rero sisiteme yabashyizemo, benshi bari gukanguka, ibyo bintu bikaba bigiye kwikubita hasi kugira ngo noneho yasi nshya ize. Ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo ntukigereranye n'isi, ahubwo muhindurwe no guhindurwa mu mitekerereze yanyu, nk'uko tubisanga mu Baroma 12:2. Mu mateka ya kera cyane rero abantu bavuga ko hari imbaraga zashyizweho zishyiraho uburyo bwo kugenzura abantu bakagenda buhumyi, atari bya bindi tubona mu mafilime, ahubwo ari imitekerereze y'iyozabwonko ryashyizwe mu bantu kugira ngo ribagenzure, bagire gutekereza no gutandukana, ntibajye hamwe kugira ngo bongere bibuke abaribo. Kugira rero ngo ukuri gukwire mu bantu benshi cyane, kandi aho like kugira ngo ukuri guze gukwira mu bantu benshi, noneho bamenye isi turi dusohokamo twinjira mu isi nshya, kandi like ubundi dukomeze. Ibyo bintu rero biri kurangira. Reka turebe ko biri kurangira. Iyo mitekerereze yakwirakwijwe no mu bayobozi, ijya mu buyobozi, mu myemerere, mu madini no mu mibereho y'abantu ya buri munsi. Iyo myemerere n'imitekerereze yagiye igira igenzura mu bantu ikoresheje iki? Ubwoba, ipfunwe n'ibinyoma n'ikimwaro. Akaba ariho bakubwira ngo wigumire ntuveyo, kuko niko bakubasha. Wibuke ko Imana ntiyaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga, urukundo n'ubwenge, nk'uko tubisanga muri Timoteyo wa 2:1-7. Ariko rero ubu hari ikintu kiri guhinduka. Abantu benshi bari gukanguka, abenshi bari kumva umunaniro udasanzwe, guhindagurika kw'amarangamutima no kutumva neza ejo hazaza, bakabona batabona, bakitera icyizere. Wikwitera icyizere kuko imirimo irahinduka igasenyuka, abantu bagatuzi, ariko imibanire nayo nuko ingo ziri gusenyuka hirya no hino, imibanire iri guhindagurika hirya no hino, ingo zigasenyuka, abantu bari kuva hano bajya ahandi bakimuka, bagatangira kwibaza no ku buyobozi, ese ibi bintu tuyobowe nabyo ni ibiki? Ibi rero ntabwo ari uruhurirane ruje gutya gusa, ahubwo n'isukurwa n'ikosorwa ry'Imana iri gukora imbere muri buri muntu wese, nk'uko iki gihe cyagenwe, uko Imana yari yarivuze. Izi nzego, izi sisiteme zashyizweho na muntu ntabwo ziri kuva ahantu hanze, ahubwo ni ibitekerezo biri mu mutwe wawe bikubwira ngo guma mu bwoba, ntukizere umutima wawe, ntukemere urukundo, ntukagire urukundo, ahubwo wigumire mu bwoba, ucukubire n'umutima wawe, ureke kugira urukundo. Niko izo nyigisho zikubwira. Ariko ijambo ry'Uwiteka rirakubwira ngo umenye ukuri, ugire ukuri, kuko ukuri kuzaguha umudendezo. Wibuke ko nkunda kukubwira ko ukuri kubohora imbohe, nk'uko tubisoma muri Yohana 8:32. Iyo ubonye rero iyo gahunda yo gukoresha ari bibi, bihabanye n'ukuri, ntago ukigenzurwa nayo, ntago ibi cy'ukuri yizo bwonko na gato. Icyo gihe iyo usemo gutekereza ko ubaho mu kuri, ahubwo utisenya, niyo mpamvu iyo sisiteme isenyuka kuta hasi. Iyi mitekerereze rero ishingiye ku kugenzura n'ubwoba ntishobora kubaho ufite ukuri. Ntago yakugiraho imbaraga uri mu kuri, urukundo n'amahoro mu mutima wawe, kuko byanze bikunze uba ufite ubusabane n'Uwiteka. Wibuke ubwami bw'Imana buri muri we imbere ubwami bw'Uwiteka, nk'uko tubisoma muri Luka 17:21. Nta mpamvu yo kurwana cyangwa ngo wizirike ku isi ishaje, yasi ishaje wiyizirikaho. Nta mpamvu n'imwe, nta mpamvu yo kwizirika ku isi ishaje, ahubwo ugomba guhinduka muri wowe ubwawe imbere, ukamenya ukuri. Gira ituze mu mutima, irinde amakimbirane, ubwoba n'amakuru akugusha hasi, wibande ku buzima buguhesha umunezero n'ubwisanzure. Reka nkubwire, ibaze uti nubuhe buzima bwantera ibyishimo
niki cyatuma numva afite umudendezo? Nihe nitere icyizere nataye urukundo mu buzima bwanjye? Subiza amaso inyuma noneho wongere wirema agatima, ubikiremwa gishya, uze muri isi nshya igiye kuza. Abantu benshi bari kuva mu mijyi bagasubira kwibera mu byaro mu buzima busanzwe, abandi barahindura turimo, bagahindura imyuga, bagakora ibyo bakunda. Iyi ntago ari impinduka yoroshye ariko ni ingenzi. Niyo mpamvu koko Imana iri kukwereka inzira y'urumuri, kurikira urwo rumuri aho kuguma mu mwijima. Ntabwo uri hano kugira ngo ukize isi yose, ahubwo uri hano kwibuka uriwe by'ukuri cyakuzanye hano waremewe iki. Iyo rero wibutse uriwe, ufashe n'abandi kwibuka, ukabera urumuri. Nuko rero niba wumva hari ikintu kiri guhinduka muri weho, ntabwo ari wowe wenyine, ahubwo n'ububyutse Imana iri gukora isi yose kugira ngo abantu bongere bibuke abari bo, kuko wibanze kuri kuri kwawe, kuri mu mutima wawe no ku buzima bwawe bukubaka, nibwo buryo bwo gusohoka muri iyi system ishaje y'isi abantu benshi bari kumva iri kubagiraho ingaruka, zaba nziza zaba mbi, ariko wamenye ukuri ari kubona uko yasohokamo. Reka nkubwire rero icyo wavana hano uyu munsi. Ukwibora kwawe ntigutangirira mu isi cyangwa ku isi y'inyuma, ahubwo gutangirira mu mutima wawe. Umenye ko ubwoba ari igikoresho cyo kugira ngo bagugenzure, bagukorere irozabwonko, noneho umenye ko ukuri nako ari igikoresho cyo kwibohora. Nta gahunda n'imwe ishobora gutsinda iyo wamenye kwisobanukirwa uriwe, ukamenya uriwe n'impamvu yakuzanye. Iyo wamenye rero gutekereza ukuri, ubutangiye gusenya ibinyoma, ya system igasenyuka. Isi rero ntabwo ikeneye ko uyirwanirira, ntabwo ikeneye abantu barwana, ahubwo ikeneye abantu bari mu bubyutse, bakangutse, bamenye bari bo kuva kera na kare, bakaba barimo bari guhindura n'abandi. Akaba ariyo mpamvu turi hano. Gukanguka kwawe rero ntabwo ari ukurwanya isi, ahubwo ni ukwibuka uriwe, uwo waremewe kuba we hano ku isi n'icyakuzanye, kugira ngo noneho za nshingano zawe uzisoze wibuka uriwe mu kuri, mu mwuka. Noneho wambaza Uwiteka nawe agufashe, agusore muri ya system ishaje, noneho winjire muri system nshya. Kandi rero wibuke, iyo wibutse uriwe ubona umudendezo, wa mudendezo wari warabitswe muri weho igihe cyose imbere, ahubwo utabizi. Ibi bintu rero bibaho bikaba muri weho, ntubimenye kuko ntago wabibwiwe nyine, nta hantu na hamwe wigeze ubyumva. Ariko kuri kubaho nuko isi ishaje yasi biremeye ya muntu, yasi yamiyoborwa na satani ibihe byose, irimo irikubita hasi. Nibyo biri kuba, ntabwo ari byandi by'imperuka bizaba nk'uko abantu babibeshwe imyaka n'imyaka bakajya ku bwoba, ahubwo ni kuri kugenda gusohoka hanze gahoro gahoro, kwishakira inzira. Kandi umenye ko ukuri yo kwishakira inzira byanze bikunze kubohora imbohe. Kandi gushimira rero twabanye uyu munsi, kandi hora kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, bumve ibiri kwa mu isi, ko turi gusohoka mu isi y'umwijima tuza mu isi y'umucyo, yasi Uwiteka yatugeneye kugira ngo umuntu azongera asubirane ubutware, kandi ubwo butware bukaba buzaragwa Afrika, akaba ari byo aribwo bwa bwoko bwa Yuda, aribo birabura bari muri Amerika, bazahura n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afrika, bagakora inkoni imwe mu kuboko k'Uwiteka. Nibyo biri kuba niyo si nshya turi kugenda dusatira, nubwo ari ibintu bitoroshye, ariko Imana yavuze ko bigomba kubaho, kuko niba ari Imana bitegetse nta muntu n'umwe ushobora kubihagarika. Nkaba mbashimiye rero abo twabanye, namwe mukomeje kwerekeza muri benshi cyane. Nkaba mbashimiye, subscribe wandikaho nawe ko ukunda ukuri kandi ushaka gusohoka muri iyi si ishaje, noneho nawe umuntu mushya ukangure n'abandi. Nkaba mbashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, todahaba tov me.